dore ibintu bitatu ugomba kwitaho ugatangira kubona impinduka nziza ku buzima bwawe. Icya mbere, guha agaciro iby'umwuka. Abantu benshi bakirensa isi y'umwuka, ahubwo bakita ku byo barebesha amaso: ubutunzi, amafaranga n'ibindi bintu byose umuntu ashobora kurebesha amaso aya ngaya agaragara. Ariko icyo batazi ni uko ibyo turebesha amaso bikomoka mu isi y'umwuka. Uyu munsi rero nutangira guha agaciro ijambo ry'Imana, uzatangira kubona impinduka ku buzima bwawe. Nutangira kugenzura umuryango wawe, ukagenzura igisekuru cyawe, nawe ubwawe ukigenzura, ukareba ibintu byose bidahuye n'umugambi Imana igufiteho, ugatangira kubyereka Imana, uzatangira kubona impinduka ku buzima bwawe. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abana b'Imana barimbutse nta kindi bazize uretse kutagira ubwenge. Icya kabiri, kwirinda kuba mu byaha. Abakristo benshi bibereye mu buzima bwo kuba mu byaha. Abantu barabatijwe, abantu bakiriye Kristo, ariko bakomeje kuba mu byaha. Ijambo ry'Imana mu rwa mbere rwa Yohana 3:8 haranditse ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iyo ukora ibyaha rero, Satani abona uburenganzira ku buzima bwawe bwo kukugirira nabi, kubera ko mu buryo bw'amategeko uba uri uwe. Niyo mpamvu rero umwana w'Imana agomba gushishikarira kwirinda gukora ibyaha. Umwana w'Imana agomba guharanira kwirinda kuba mu byaha. Umwana w'Imana agomba kwihana akitandukanya n'ikibi mu izina rya Yesu. Icya gatatu, kuba mu buzima bwo gusenga. Abantu benshi bitiranya gusenga no kujya mu nsengero, ariko gusenga ni wa mwanya udasanzwe wageneye kubana n'Imana, bya bihe bidasanzwe ugirana na Kristo, uri kumuramya, uri kumuhimbaza, uri kumutakambira, umwereka ubuzima bwawe kugira ngo awuhindure, kugira ngo umugambi mwiza agufiteho ukugereho mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero uhugukira gutangira gusenga, usenga amanywa n'ijoro. Ijambo ry'Imana mu rwambere rw'Abatesalonike 5:17 haranditse ngo dusenga ubudasiba, dusenga ubudatuza. Abantu benshi basenga ari uko bafite ibibazo, abantu benshi basenga ari uko bababaye. Hoya, senga igihe cyose. Kandi muri kino gitabo ku murongo wa 19 haranditse ngo mwirinde kuzimya umwuka wera. Abantu benshi kubera kudasenga, kubera kutagirana ibihe n'Uwiteka, umwuka wera arazima kuri bo akigendera. Ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo Uwiteka aguhe impinduka mu izina rya Yesu. Ndagusengeye kugira ngo bya bindi bikudindiza, bya bindi bigutsikamira, Uwiteka bikureho mu izina rya Yesu. Uwiteka gufungura amaso, kandi Uwiteka aguha icyerekezo agufiteho mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Uwiteka bukumurikire, kandi umwami Yesu abane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.